kuko ijambo ryawe rirahembura. Watubwiye ko ijambo ryawe ari inkota. Haleluya. Inkota erega risenya ibihome by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, rikazura iby'umugisha. Mana ishimwe, Mana hembura umurimo wawe mu bantu bawe. Iki gihe kimeze gutya, iki gihe abantu bihebye, ubaka imitima y'abantu kuko wowe ubatse arubakika. Haleluya. Uko ugiriye neza biremera, uko uhamagaye ukamutoranya nawe wamusubiza inyuma. Abatari bafite ibyiringiro bongere kubigira. Byamara kuza byasanga wubatse ku ijambo rya nyiri ijambo, ugakomera ku munsi mubi. Imana itugirire neza. Hari igihe Imana yankomeje ku munsi mubi, napfushije umwana w'imyaka 17. Geragezwa bene data bikarenga imbibi, reka mbivuge gutyo. Niwe wageragezwaga mu cyumba ukihangana, bikaba ngombwa ko byavuye mu cyumba bikagera muri korodori bikavamo, bikagera mu cyumba cy'abana bakaba byamenyekanye, bikarenga mu cyumba cy'abana bikagera ku irembo, byagera ku irembo ubwo byageze hanze nyine. Imana ishimwe. Wowe byageze hanze uhumure. Bivuze ngo mu kigeragezo ufite, Satani araza akakongorera akakubwira ati ubundi se waretse Imana, ubundi ikumariye iki? Ariko hari icyo gusenga bimaze. Amen. No gukorera Imana harimo inyungu nyinshi. Muririmbyi yigize aririmba, gusenga ni byiza harimo inyungu nyinshi, abadakijijwe ntago babimenya. Akunda ubwoko bwiwe ajya burengera. Imana Yesu mofiki ya ojami ilodisa amikuwa bibo treni. Imana ishimwe cyane. Turabasuhuje inshuti bakunze mudahwema kudukurikira kuri Abeza Media. Tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa none kandi tuyifurije impagarike n'ubugingo muherereye hose. Amajyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Ntabwo twibagiye n'inshuti z'u Rwanda n'abandi bavandimwe bene data bari hirya no hino ku isi. Turabasuhuje n'ukuri, tubifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none. Tuje kuvuga Imana, tuje kuvuga Yesu, tuje kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora kuva A up to Z. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero mbafitiye umuntu w'igitangaza. Ni umuntu ushima Imana, ni umuntu ufite ubwenge bwiza butangaje, afite byinshi byo kubabwira. Ndakwinginze nturenge umurongo, ntuhumeke, ntuhungabane. Mbese ndagushishikariza gukurikira ikiganiro cyose. Reka ntabwo muvuga gusa, ni umukristo, ni umuririmbyi, ni umudiyakoni, ni umuntu Imana yasize amavuta ye. Afite byinshi byiza duhishiye. Inshuti bavandimwe rero ntabatindiye, reka mubahereza abanza basuhuze, anadusengera Imana kugira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo imanuke ikore mu mitima yacu, nirangiza yongere kwibutse ko ariyo yakuremye. Aho uherereye hose wongere wibuke ko ari Imana isumba byose. Mami karibu. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kugira neza bugacya bukira. Turagushimiye ko watubereye umucunguzi, turagushimiye ko watubereye ubwihisho. Haleluya. Turagushimiye Mana, turagushimiye. Ntago waduciye ko turi beza kuruta abandi, ntago waduciye ko dukiranuka kurusha abandi, ahubwo n'urukundo rwawe turabigushimiye Mana. Nuko rero wacu Uwera wa Isiraheli bageze hano, nubagirire neza kandi neza yawe nibagumane. Sano ry'amaraso ya Yesu riboneke, uko ari we Mana isumba ibintu byose. Ni wowe Mana iriho kandi izahoraho, ubasha kumenya. Haleluya, haleluya. Ubasha kumenya ibyo twebwe tutazi. Mana turagushimiye, abatwumva bakuboneka ari wowe Mana, abari baguye isaru bahembure. Mwami Uwiteka wigize ureba Hezekiya akwibutsa imirimo, urangije ubwira Yesaya ageze mu mudugudu, aramubwira ngo nagaruke inyuma,
agira icyo ubwira Hezekiya. Erega yaragutakiye umwumvishije, natwe turagutakiye kugira ngo utwumve n'abatwumva Nyiringabo bongere bumve ko isengesho rijya rikingura ijuru, rijya rikomanga abantu ho batakomanga. Mana ishimwe, haleluya haleluya. Isengesho ribasha guhindura ibyanze guhinduka. Ikimenyimenyi kwa Aburahamu warabikoze, Imana ishimwe. Kwa Esiteri warabikoze. Hari ibihamya birenga kimwe mu ijambo, ndetse ubwacu turabahamya twarabibonye. Nuhimbazwe Yesu. Uzumva iki kiganiro ari we wese azumve guhembuka, kuko ijambo ryawe rirahembura. Watubwiye ko ijambo ryawe ari inkota. Haleluya, inkota inkota. Erega risenya ibihome by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, rikazura iby'umugisha. Mana ishimwe, Mana hembura umurimo wawe mu bantu bawe. Iki gihe kimeze gutya, iki gihe abantu bihebye, ubaka imitima y'abantu, kuko wowe wubatse arubakika. Haleluya, uko ugiriye neza biremera, uko uhamagaye ukamutoranya nawe wamusubiza inyuma. Abatari bafite ibyiringiro bongere kubigira, kuko utegeka mu ijuru bikumvira. Haleluya, ibintu byose mu isi birakumvira, kubera ko washyizeho itegeko. Uherutse kubikora kwa Danieli, uherutse kubikora kwa Meshake Saduraka. Itanura barivamo nta mwotsi ubanutseho. Imana ishimwe. Mana we, turi imbere yawe. Muntu wese ufite ikibazo umukureho icyo kibazo, kugira ngo Uwiteka wivuge ibigwi. Uko wivuze ibigwi ibintu byose bigenda neza. Mugenga w'ibihe byose, turi imbere y'amaso yawe. Abacu turabasengeye, neza yawe nibagumane. Gitinyiro cy'Imana kituzenguruke, kandi n'abacu n'abatwumva ni mu izina rya Yesu, amen. Ndashimira Imana ishobora ibintu byose, yagiye tuzigama, yagiye tuzigama. Njya mbyibuka mfite 13, niyumvishijemo gukunda itorero rya ADEPR. Nabyiyumvishijemo icyo gihe nari umugaturika. Noneho numva nshatse kugira ngo mbatizwe. Papa arambwira ati igire mu gaturika niho batanga make, twebwe twarabangirikane. Noneho batangaga 50 kugira ngo batizwe. Ego, icyo gihe kubatizwa byari amafaranga, byari amafaranga. Noneho yari nka minerivare. Ntago byari byoroshye. Gusa Imana ikunda abantu bayo. Nasomye ijambo rivuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete, ngo nibo bazambona. Noneho niyumvamo gusenga. Papa mbimubwiye nti ngiye navuye mu gaturika, nabaye mu Pentecote. Ntago byumvikana ko wajya mu bantu bitwa abasazi. Niko bitaga ko ari abasazi. Utari umugaturika yabaga ari umusazi. Yego, mu basazi guhita bakari mu barokore. Yego, Imana nitugirire neza. Njya mbwira abantu ngo mujye muha agaciro ukuntu Kristo yabagize, kubera ko hari ibintu kiriya gihe 92 babonaga ko abantu basenze cyangwa se abantu bagiye mu buryo bwo kuba abapantekote babaye abasazi. Hari umugabo rero bita Gashumba yakundaga n'ababyeyi banjye, ariko baramuroze. Noneho arangije bakajya bajya kuraguza, ariko ntakire, yari yararemaye. Noneho Gashumba niwe watumye nkunda Yesu cyane. Ndibuka ko yigize ambwira ijambo riri muri Maraki 3:19, hariya havuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura, ngabibone bose n'inkozi z'ibibi, ngo bazabishingwa ni Uwiteka Nyiringabo abivuze. Ngo ariko mwebwe habubaha izina ryanjye, ngo izuba ryo gukiranuka, haleluya, ngo rizabarasira, ngo rifite gukiza mu mababa yaryo. Iryo jambo niryo ryatumye nakira Yesu nk'umukiza muri njye. Imana ihimbazwe. Imana itoranye ukuntu ishaka. Imana itoranye ukuntu ishaka. Nuko ndababwira ni ngewe mbaye umurokore. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Ngewe nari mfite imyaka 13.
noneho icyo gihe rero ndangije kubibwira papa arambwira ati ntabwo ibintu bishoboka komeza ugiye guhemukira umubyeyi wawe muri batisimu ariko indirimbo z'abarokore ngewe nkazikunda nkumva zurura umutima wanjye. bivuze ngo rero uko twagiye tuganira n'abantu b'Imana bakagenda baturera tunka ku mashereka meza tugenda dukura, Imana igenda idukuza muri urwo rwego. Imana nishimwe cyane. Noneho icyo gihe ndifata mbwira umubyeyi wanjye ni nukuri reka twikundanire, ariko ngewe nabaye umupantekote. Arangije arambwira ati n'ubundi narakurebaga rega nkabona utari umunyagatolika. Imana nitugirire neza. Sinkomeretsa abantu baba ari abanyagatolika. Mu matorero yose Kristo afitemo umugeni, no mu basilamu harimo umugeni, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete nibo bazambona. Imana nitugirire neza. Nuko rero Gashumba arambwira ati ntuzi kwisomera? Ndabizi. Arambwira ati ngaho soma iki gitabo. Ndisomera. Arambwira ati ijambo ry'Imana niryo ryatumye nkira ubu burema. Haleluya. Ati ijambo ry'Imana niryo ryatumye nduyu nguyu agaca umugari nkamukunda. Imana nitugirire neza. Nuko rero tufata igihe tuza gusenga, aradusengesha, mpunga ndishi iwacu, ndagenda njya ku rusengero. Ngezeyo noneho barangije turasenga. Tumaze gusenga Imana ivugana nanjye. Imana nihimbazwe cyane. Ijambo yarambwiye n'ubu njya ndyibuka uku nguku ngana. Imana irambwira ngo dore ntabwo yemwe Egiputa izakumukira. Reba mbyaye 11 ndacyabyibuka. Imana ishimwe. Hashize igihe, hashize imyaka. Yambwiye 92 nibwo namenye Yesu Kristo ko ari umwami. 93 ndabihisha ndabyibuka. Hanyuma ndangije njya gusenga. Buriya rero njya mbwira abantu ngo Imana itavuga ngo ikore ntago nabibwira abantu. Nimujya mubwira abantu mujye mubabwira Yesu nawe azageza uwashaka azamwishakira abimwemeze mu mutima. Imana ihimbazwe cyane. Icyo gihe Imana ivugana natwe twari abana dusenga muri Sina School hariya nari ntuye hariya Kawangire. Abantu bagiye batuganiriza Imana nukuri twumva turafashijwe. Nuko rero hariya mu Gatolika nabatijweyo Eugenie cyangwa Bujeniya. Hanyuma noneho mama na papa banyita Mukandayambaje. Rero niyo ngiye kubwira Imana ngiye gusenga ndayibwira ninje kukwambaza. Haleluya. N'abana banjye njye mbajyana mu mutanga bango ndabakweretse ndabakumurikiye. Abandi bajya bamurikira abantu Dagoni, ariko amaraso ya Yesu azenguruka abana. Imana ihimbazwe cyane. Batongera amaraso ya Yesu kuko nabonye agaciro kayo. Amen. Hanyuma Yesu agenda yigaragaza muri urwo rwego, bituma nubaka urugo munsanzemo. Ndubamo. Iyo umuntu ari umukristo arageragezwa, ariko nubwo ageragezwa ntago ari ibintu biteye ubwoba. Kugeragezwa si igitangaza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ahirwa bihangana ibibagerageza, ngo nibamara kwemerwa abo bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Rero nta muntu ujya ubasha kwakira ikintu ataruhiye. Imana ihimbazwe. Yego. Hari ukuntu sinzi niba ari ubibona ngenyine mu bantu bakuzi, ndamye nashidikanye ko n'abadukurikiye muri comment muzatubwire. Iyo uhuye na mama w'abana uyu munsi yatubwiye ko yitwa Mukandayambaje, ariko uyu munsi yitwa mama w'abana. Yego. Iryo zina ntabwo ari ryaraza kutubwira aho ryavuye. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe. Atubwiye ko nawe ajya ageragezwa, ariko ni ukuri aho bihuriye aho ariho hose uba uri guseka. Ni ukubera Kristo. Ujya ubabara. Haleluya. Yongezaho rero numva ngiye mfite umunezero mu mutima. Burya ikintu gituma umuntu aseka si uko atageragezwa, ahubwo Kristo uri mu mutima w'umugenzi.
Imana ishimwe. Niwo utuma useka kandi ugeragezwa. Buriya ibitugerageza biba bihari. Icyo nicyo gituma tunezerwa tugaseka kandi ibigeragezo bihari kuko tunezezwa n'Umwuka Wera. Muririmbyi yagize avuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru, ngo ni umwuka wihoraho, ngo tugire ubwoba tutakimwumva, ngo twibaze icyo twakora. Imana ishimwe. Haleluya. Numafashijwe. Amen. Ndafashijwe mama w'abana. Ni ukuvuga ngo umbajije ikibazo kijyanye n'uko ngo mama wana ryavuye. Nari ntarabyara abana 11. Ni ukuvuga ngo hari igihe abana bavaga ku ishuri, abantu b'abaturanyi bakajya bakaza bakansanga nkabaganiriza ijambo ry'Imana. Noneho bigera igihe bararikunda, abana bakunda ijambo ry'Imana. Noneho mbona bageze mu bana 30. Ndavuga ni rero muzasaba ababyeyi banyu igihe cyo kugira ngo muzaze dusenga amasengesho y'iminsi 2. Abana barabinkundira bakababyeyi babo. Noneho ababyeyi babo babaha uruhushya baraza turasenga. Noneho bahaye uruhushya dusenze. Noneho turangije umunsi umwe mbona barabye, mbona barananiwe. Mbonye bananiwe, noneho ndangije ndagenda nshaka igikoma cy'imyumbati, nshaka ibijumba, ndangije ndabahereza. Harimo abana bafite nka 16, 17. Havamo umwana umwe aravuga ngo watubonye ngo uri mama w'abana. Icyo gihe nari mbyaye 4. Hanyuma nuko mama w'abana ryaje. Imana nitugirire neza. Ariko ntajya gusenga ikambwira ngo dore nduwiteka ukwaguye, nduwiteka ukugiriye neza. Amahanga nukuri yarabikoze, nta kintu nyishinza, nukuri nta kintu nyishinza. Yajyaga imbwira ati nzakurerera abana, ibyo nabonye neza y'Imana. Irambwira ngo uzagira abakuri mutoya ndetse n'abuzukuru. Ubu mfite abuzukuru 3. Ni igitangaza cy'Imana. Njya mbwira abantu rero ni Imana ishobora ibintu byose. Ngiye mfite ibimenyetso birenga 1. Imana nishimwe cyane. Hanyuma rero nuko namenye Yesu. Nabonye Gashumba ahagurutse kubera imbaraga z'ijuru. Haleluya. Yo ndavuga ngo Mana we nta yindi nzakorera, nta yindi nzategera amaboko. Mana ishimwe. Narebye Gashumba ndeba uburyo abwira abantu Kristo, nanjye ndabikunda. Imana irihagije. Bivuze ngo muri iki gihe njya mbwira abantu ngo ubundi ufite amakuru. Iyo ufite amakuru yuko Imana iri mu ruhande rwawe, kugerageza si igitangaza. Ibintu byose Yesu abiha igihe kandi bizarangira rwose. Mwami natugirire neza. Yego. Watubwiraga urugendo rwawe rwo kuva wamenya Kristo. Yego. Muri 92. Yego. Uraza ugeze muri 93. Yego. Kuva icyo gihe hose wari umwana mutoya pe. Yego. Ariko Yesu akomeza kubana nawe umunambaho. Yego. Ntabwo wigeze umukoza isoni. Ni ukuri. Muri 94 igihugu cyacu cyaje guhura n'isanganya rikomeye cyane. 94 haba jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe wari umwana uzi ubwenge. Yego. Ariko ubicamo. Yego. Nyuma yahirangiriye ukomeza gukizwa urahamya. Yego. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Ubu Kristo bwawe ntabwo wigeze ubujugunye, ntiwigeze uvuga uti Imana ibyo nkurikije ibyo mbonye ndayiretse. Oya. Yagenze gute wowe? Oya. Nuko vuga ngo rero nafashijwe na rya jambo, numvishije mu mutima wanjye Imana irimo imbwira imenyesha nkumva ijwi. Natangiye kumva ijwi, natangiye guhanura mfite 14.
numva ijwi ry'Imana, Imana ikajya inyibutsa ikambwira ati nzakugirira neza, kandi nari umwana ntazi impamvu y'ibyo ngibyo jenoside igeze cyangwa se intambara igeze. Ni ukuvuga ngo twarahunze turagenda, ariko ngenda mu bukristo numva ndi umukristo. Tugera ahantu numvaga ngo ni muri Muko, aho hantu tuhashyitse noneho ngewe nkabyuka nkasenga, nkaryama nkasenga. Nari ndi kumwe n'umukristo umwe bita Nyirabahire, noneho arangije yego, hanyuma nza kumubwira nti ariko we ni Imana iturengere, hari igihe cy'inzara murabyumva, hari igihe cy'imvura bikomeye, noneho abantu badakijijwe batamenya imbaraga za Kristo badukira imbetezi ahantu twari turi, bari baruye inzoga. Ndangije ndeba Nyirabahire mbona afite kuba yanywa kuri izo mbetezi cyangwa ikabiryaho, ndamubwira ngo yongo ibuka ko turi abakristo. Nuko arangije Nyirabahire mbimubwiye, arangije ahita nanjye ndeba, aranyumvira. Tujya ahantu muri karitsiye ntabwo twari tuhazi, dusanga umuntu ateruye ubugari muri karitsiye aho ngaho. Tugiye gusaba, ndamubwira ngo ngwino tujye gusaba akazi, ariko nurya imbetezi kandi uri umurokore. Imana nitugirire neza. Muri iyo nzara nukure njya mbwira nkavuga ni nimubona nteye ikorasi mbabwira ngo uzi kurinda, ndavuga ngo uzi kurinda muri Muko, uzi kurinda ku Muhima, uzi kurinda i Gahini. Haleluya! Nukuri iyo ni Imana yagiye ibikora. Imana nishimwe cyane, ni Imana yagiye ibikora. Niho nabonye ubushobozi bwabyo ko nta buhari, mbona ubw'Imana isumba ibintu byose. Njya mbwira abantu rero ngo mugire ibyiringiro, nkababwira ngo Imana ntipfa ntihindurwa n'ibihe, ni Imana yihagije, ahubwo gusabana nayo ni ukubwira Imana ngo Mana nyuhagire unyeze, kuko ndi mu isi y'ibyaha, ndi mu isi ntekereza nkacumura, ndi mu isi mvuga nkacumura, ndi mu isi ndeba nkacumura. Imana nitugirire neza. Muri make password ni ugusaba Imana imbabazi. Yego, amen. Imana ishimwe cyane. Yego, ndagushimira ko witwaye neza ntusebye Imana nukuri yamagazeho. Nukuri uyu munsi wa none. Yego, niyo mpamvu naje kugusura, ndavuga intariko uriya mubyeyi afite ubuhamya nkaho ngaho waciye. Hari benshi ndakeka, hari benshi mwari kumwe utangira agakiza. Yego, ushobora gusanga uyu munsi arimo bakeya byananiye. Birashoboka. Ariko uyu munsi wa none, yego, mama w'abana nguyu, yego, nukuri aho uri hose ongera ugaruke, umwami Imana aragukeneye. Amen. Ndagushimira ko utayikorera isoni, nukuri Imana iguha umugisha. Yego, uyu munsi wa none iyo duhuye, uri umubyeyi uhorana ibyishimo, useka, cyane ko nawe ugeragezwa nk'abandi, ariko Yesu kubera umwishingizi. Yego, ndagira gutubwire noneho ubu ngubu umurimo w'Imana uri kuwukora gute? Tugeze mu gihe cy'insengero zikinze. Yego, ni cya gihe ngiye ntekereza ari cya gihe tujya tubona muri bibiri Imana igitubwira ngo bugiye kwiraho umuntu atabasha gukora. Yego, none insengero koko zirakinze. Yego, uratambuka ko narakinze. Abakristo benshi ntabwo babasha kujya mu materaniro yera nk'uko twari tumenyereye. Yego, abenshi ndatekereza baraguye, ariko se mama w'abana we na Yesu babanye bate muri iyi minsi, muri iki gihe cya lockdown? navuga yego, mubanye mute we na Yesu? tubanye neza. Nakubwira ngo ni joteme. Amen. Impamvu nakubwira ngo ni joteme, ngewe ndacyabyibuka amaraso ya Yesu agaciro kariko. Burya yuri umukristo, abantu batwumva ukibuka agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, ko katumye Batoroma yareba, kagatuma uhumeka kubera umugambi wayo, ukumva ufite ibyishimo by'umutima. Uba wumva muri wowe ugomba kubibwira ukanabimenyesha abandi. Bivuge ngo rero ndumva nta kibazo, meze neza, ndumva njye na Yesu bimeze neza. Iyo mbishoboye njye Kabarondo, iyo ntabishoboye kujya guterana kwera, nsengera mu rugo cyangwa se n'ubundi nkajya n'ahandi mu buryo, kuko umuntu asenga cyane, gusenga biba ndani mu mutima. Yego, hari uwacu wigeze aririmba aravuga ngo nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka.
njya nkunda kubwira abantu ngo nubona umuntu aguha ibintu bibi ntunamwibazeho cyane aguhaye ibyo afite. Nunageragezwa cyane ujye umenya kuri mari kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo nta bwami bwirwanya. Iyo ufite Kristo muri wowe agutoza gukora neza. Yego. Agutoza gukora neza, akagutoza gufasha, akagutoza kwihanganisha abandi, ukababwira ibyurura umutima, ntushake kuba wakomeretsa abandi. Iyo ufite Kristo muri wowe. Nicyo rero gituma niyo fondasiyo ituma nyiseka nkanezerwa. Naho ibigeragezo birahari. Bibiliya irambwira ngo ariko ngo abateza ibigeragezo cyangwa se abazana ibisitaza, yego, ariko ubizana we azabona ishyano. Yego, Imana nitugirire neza. Urakoze cyane, mushimiye ko ukiri kumwe na Yesu neza. Icyo wabwira umuntu utekereza ko insengero zifunze aka kanya, akavuga ati niba zifungura nibwo nzajyayo, igiti utagakubitaho, unywa agacupa kagenda agasomaho, nicyo wabwira umuntu wacitse intege wanamutse muri iyi minsi, wamubwira iki? Ikintu namubwira nuko Kristo uko yari ari kera n'ubu niko akiri. Amen. Ikintu nakubwira cyo Yesu nahindurwa n'ibihe. Iyo uhinduwe n'ibihe nukuri ubu uri mu gihombo. Ukuntu uba uri mu gihombo, Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi ni ubuzima. Gusenga ni ubuzima. Haleluya. Gusenga ni ubuzima, ni imibereho. Njye mbwira abantu ngo uko wibuka gukaraba mu maso, ariko wibuka kuzajya ufata igihe cyo kwegerana n'Imana, usenge ubyutse, kuko nabonye nta sengesho ry'umunyagara. Imana nihimbazwe cyane. Yego. Ayo magambo ni meza kuyumva. Yego. Nukuri nari mfite inzara n'inyota. Yego. Yo kumva mama w'abana yakijijwe ate, kuko kuva kera hose kugeza uyu munsi uracyari kumwe n'Imana yawe rwose. Irahari. Ibisitaza bikaza ukabisimbuka. Yego. Hari umuntu uyu munsi none ushobora kumva ko yabivuyemo, yabirambiwe, yayisenze igihe kinini cyane, uyu munsi none akaba atarashaka kuba ari nuko yumvaga Imana, ariko uyu munsi ndagira ngo nkwibutse mwene data ko Imana igihari. Imana yayirinze mama w'abana, akaba ageze uyu munsi, urabona ni mukuru, akivuga ati Yesu naramubonye, Imana narayibonye kuva 92. Uyu munsi none 2026. Yego. Yigirira icyizere nawe yakugirira neza. Yego. Ndagira ngo nanjye nkeneye kumva ijambo ry'Imana. Yego. Nkumbuye rwose kumva icyo Imana iri kutubwira muri iyi minsi. Ni iki tubwira ijambo ry'Imana rwose? Hari umuririmbyi nkunda ubyumfasha, niyo tutamuririmbaho turamuvugaho mu ndirimbo zo gushimisha. Uriya muririmbyi ngo mbonye umukiza mwiza, igice cyaho ndumva ari 20 kuri uwo muririmbyi, abazamushaka bazamushakiraho, avuga ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ngo ni uruta inshuti zose zo mu isi, ngo igikundiro cye cyinshi ngo nicyo cyanyemeje. Amen. Hari abantu batekereza kwemezwa n'abandi bantu, ariko iyo wemejwe na Kristo hari inyungu nyinshi. Hari inyungu nyinshi shingiye ukuntu Yesu yanyemeje mu by'ukuri, akanyemeza agatuma nubaka urugo, nkaba ntararuvuyemo kandi harimo ibigeragezo, akagenda nyubaka n'ukubera amakuru nafatiye ku gihe. Haleluya. Njya mbwira abantu ngo ujye ukunda gusenga, wegerane n'Imana. No muririmbyi arangije aravuga ngo intimba zanjye zose niwe wazikoreye, ngo uko agenda ngeragezwa agenda ndinda. Imana ihimbazwe, ngo agenda ndinda. Ni ukuvuga ngo ibyanwazaga igitugu Kristo niwe ubimbatura, ngo ni igihome njya nihishamo. Nabwira abantu bacitse intege ngo va kuri iryo zuba wihishe, nta handi wakisha ni kuri Kristo. Kristo afite ukuntu ahisha abantu, baba bashonje akabahisha, baba bariye akabahisha, baba bageragezwa n'abanyamahembe Kristo akabahisha. Nge nabonye Imana amaboko yayo ni magari. Imana nishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo njya mbwira abantu ngo umurozi ntazatumuroguza, ahubwo uzegerane n'Imana,
uyibwire ngo mbabarira, nayo izazikugirire neza, kuko nagiye mbona amaboko y'Imana uburyo atangaje. Nuko rero arangije aravuga ngo yageragejwe na Satani agahanwa n'ab'isi, ngo Yesu azamugira azamutabara aba yiringiye ubutabazi. Nubwo ageragezwa na Satani, ntabwo ikibazo gishyira ku bantu, ahubwo ageragezwa yumva ko ari kugeragezwa, ariko afite n'umucunguzi Kristo. Maze iminsi mbwira abantu, dufite umuvunyi. Aleluya. Uyu muvunyi reka muvugeho, uyu muvunyi kugira ngo ubashe gusabana n'umuvunyi cyangwa ubashe kubona uwo muvunyi, nuko Kristo aba ari muri wowe neza. Imana nishimwe cyane. Nukuvuga ngo wowe urasenga, ahakenewe umuvunyi Imana ikamuzana. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo rero nabwira abageragezwa, nawe ugeragezwa ntago ari igitangaza. Ubwire Satani ko utari imfura mu kigeragezo, utari n'ubuheta bizarangira, kandi mwibuke ko hari n'ibindi byarangiye. Imana yabikoze ntawe yagiye n'ubiracyahari sana.